wawe je nari mfite uwanje mpita numva ukeneye n'uwabandi uriya w'abantu numva ndatekereza ndavuga nti rero nawe yaseka ahubwo nawe yaseka nyine anyandikira rero ambwira ko ankunda urabivuze ndabyibuka nibaza ko mama hageze igihe bikumva nyine biramurambira akavuga twongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Tendeza Online tubabwira ngo ikaze hano iwacu kuri Tendeza Online. Reka tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose mu gihugu cy'u Rwanda, hirya yacyo mu mbibi z'u Rwanda n'inyuma y'igihugu cyacu. Hanyuma tunabashimira cyane inkunga yanyu ikomeye cyane mukomeje kuduha, dushimira abakoze subscribe, abakoze comment, abakoze like. Mu gikara abo tuvugana umva kuri byose murabo kubahwa, murabo kutabura mu buzima bwacu, murakoze cyane. Hanyuma rero nkuko mubizi nabasezeranije ko nzajya mbazanira abantu babasetsa cyangwa babaganiriza kera bakiri batoya ku kiganiro cyacu cyiza cyane cyitwa Kera nkiri muto. Aka kanya rero turi kumwe hano n'umutumirwa wacu, yatangira bibwira. Ikaze. Nakoze cyane. Yego. Nishimiye kuba namwe muri kino kiganiro cyiza. Amazina yanjye nitwa Alexis Hagabimana. Ikaze Alexis. Murakoze. Turakwakira cyane. Turabishimiye. Tubanje no kugushimira cyane ko watwemereye kuba waduha ikiganiro. Ikiganiro kiri gusetsa abantu benshi, ikiganiro kiri gutuma abantu benshi bama comment mu gikari bakabamamagara nyine, n'abandi tubahaye ikaze kandi abo twavuganye ndacyabashimira biteguye kuza muri no minsi iri imbere. Yego, mbahaye ikaze mwese. Hanyuma Alexis tubwire rero kera ukiri muto kera ukiri muto abana bagira ibintu byinshi bitandukanye, ariko hakabaho ikintu udashobora kwibagirwa, cya kintu utekereza uri wenyine ugaseka, cya kintu uganiriza abana bakaba baseka. Muri make cya kintu nawe utekereza ukavuga ati ko buriya nari ndi mu biki koko. Muri make ukumva urisetse. Kwigaya byo wari muto ndibwira ko wenda utakwigaya cyane, ahubwo uriseka mu mwanya wo kwigaya. Yego, kera ukiri muto byari byifashe gute? Murakoze cyane. Kera umuntu akiri muto, akiri umwana, ni ibintu byinshi, n'udukoryo twinshi akora yibuka kumva nawe arisetse. Ariko ubu kintu numva nababwira, nagira mvuge mu bintu abana benshi banyuramo surtout iyo bari ku ishuri kandi bafite imyaka mitoya. Se wari uzi ko bimwe bita bya copinage, bazi ko abana muri primaire usanga bafite abasheri cyane bikaze. Nagira mubwira ikintu gisekeje. Ndibuka kera tukiri abana twiga muri primaire ukuntu nyine ntabwo biba bimeze nk'ibyo ubu ngubu. Donc abana muri primaire ni kwa kundi ushobora kubaza n'umwana n'akana kiga muri maternelle kakakubwira ati, kakishimira akubwira ati uri kariya kana kariya gakobwa n'agasheri kanje, nta kindi kintu bagamije, ndagakunda, nta kindi kintu bagamije. Hari n'ababipfana nakavuga ngo oya ngurambeshyera ngo ntabwo mukunda. Noneho ikintu gisekeje nibuka ukuntu nigeze kwandikira agakete umwana w'umukobwa, noneho kukamwandikira nta nubwo ubu mwana tweba ko wanagenda ukamuha, ugahita ukajyana nko mu ikaye, wakajyana mu ikaye kugira ngo expecting ko nafungura ikaye azakabonamo akagasoma. Noneho amakaye urabizi ko kera twebwe ahantu twiga nyine twakora amadevoir à domicile, bigasaba ko muyakora mukarometa amakaye mukayajyana kwa mwarimu. Noneho mwarimu sasa yajya kureba iryo kaye agahita asangamo ka gakete. Muri make kabonwe n'utakandikiye. Urumva mwarimu agahita afata akagasomera imbere y'abanyeshuri, baguhagurutsa. Cyabakita igisebo. Byita guseba bimwe birengeje. Ariko hari ikindi numva
nama nibuka nkumva kinsekeje ndibuka ariko disi Imana ni nziza wazi ko umuntu nibuka gapapu nigeze gutera niga mu wa gatandatu mu wa gatatu primaire njye nafite umusheri attention wari ukaze mu wa gatatu nafite umusheri noneho donc shaka rero mbyibutse n'ubu abana twiganye ndabasuhuje basare bikiganiro ndabasuhuje donc hari twiga mu wa gatandatu primaire kandi icyo gihe twiga mu wa gatandatu twumva nyine twiyumva ari hahandi nyine umva kumva uri umusore wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe niba atari ibanga niga mu wa gatandatu ndumva nari mfite nk'imyaka ko twe twatangira hari ukuntu bitandukanye n'ibyo ubu ngubu umwana agira imyaka 3 akajya ku ishuri twebwe kugira ngo uje mu wa mbere ni uko abanza bakonza akoresha ikizamini ukanyuza ahangaha akaboko gakora aha ku ntugu ndibuka ko natangiye mu mwaka wa mbere afite imyaka 7 ndumva nageze mu mwaka wa gatandatu antuka nari nko mu myaka nari mfite nk'imyaka hafi nka 15 14 hagati aho ngaho noneho twari dufite hari groupe y'abana nyine twakundana buriya abanyeshuri bafite nyine groupe nyine ukuntu biyumvanamwo ndumva twari nka groupe y'abantu bagera nko kuri 5 noneho ikintu gisekeje abantu 5 donc umwe wese yaba afite umukobwa nyine yita umusheri we nyine akodumva dukundana turi en groupe ngewe nzakugira umutima hari umusheri donc umusheri w'umuhungu nyine w'inshuti yanjye nyine uko twaba turi inshuti ntangira kumva ari nari mfite uwanje mpita numva ukeneye n'uw'abandi uriya w'abantu ndatekereza ndavuga nti rero ubwo nzamutereta gutera nzabimubwira gute kandi ndibimubwira nkabimubwira akabyanga azahita agenda abivuga mpite mbura umusheri wanjye mbure n'inshuti bahite banyanga ubu uri inshuti yiwe ari we w'umuhungu n'uwo wari wibwiye ko ari kubera sheri urumva yonja kubimubwira akabyanga uko biri kose ukuntu byari kurangira urumva n'inshuti bose bari guhita babivuga byo bose bagahita banyanga ariko rero ikintu gitangaje kinasekeje nibuka nkumva ndisetse uburyo natekereje muri iyo myaka mike mpita ntekereza ukuntu inzira nabinyuzamo haba mbazo tebinyuje muri ihe nzira nahise ngenda afata wa mutipe wa muhungu w'inshuti yanje namwe ntuzi n'amakuru ariko desi ndamusuhuje nubwo ntamuvuga izina namwe uzi ikintu tugiye gukora namwe ngiye kugutestingira uriya mukobwa ndebe ko agukunda by'ukuri turabigenza gute ngiye kubimubwira turebe ubwo urahita umenya ko agukunda cyangwa atagukunda ariko muri njye numva nanyemerera byari kuba birangiye nta kintu ari kumubwira bibwira umukobwa umutipe natangiye kubibwira umutipe mbere ndabimubwira ndamubwira nti rero ngiye kukubwira ikintu ndabimubwira arambwira ati umva ahubwo umva uri umuntu w'umugabo ubundi rwose umva urakoze cyane ndagushyigikiye ibaze ko nako gakete namwandikiye twakanditse turi kumwe duhita tukandika turi kumwe mpita nagashira umukobwa uwo mukobwa arambwira ati ye baba ubundi yari wowe ni wowe nashakaga reka da ikibabaje uwo mutipe ntabwo yigeze amenya igisubizo wabonye umutipe kumaze igisubizo baguhenekesha wapi yaranyihoreye shaka icyo birangira uko nguko memarigire bwari ubwana bwari ubwana ariko iyo ntekereje gapapu yo mu bwana nk'uko mva nisetse ariko umuhungu nawe ati ndakwemereye ati ndakwemereye mwabyumvise rero abakurikiye kamera mwabyumvise abari kuri Tendeza online ntimugashete inshuti zanyu mwuka byaramo buri muntu isomo ririmo buri muntu yaguhaye igitekerezo uzajya ubanza kureba n'ikintu
kicisha inyuma yego ntugapfe kwemera ibintu muri make nkukumva amabwire ariko rero inkuru nziza iri aho ngaho byarangiye numva ubise umutima undi urandya bitangenda nicaza wa mwana w'umuhungu ndambwira nti I'm very sorry ndakwinginze mbabarira urumva ibintu nakoze ni amakosa ndamwihanaho musaba imbabazi ntangenda nambwira na nyamukobwa ndambwira nti rero sha nukuri ibintu nakoze ni amakosa shikira ibyawe wari wamubwiye ikigendererwa cyawe umuhungu wamubwiye ko wagira ngo umutware cyane ariko mpita mwihanaho mwihanyeho ndamubwira nti rero noneho mpitangenda nambwira na nyamuka ndambwira nti noneho shikira ibyawe ibaze ni ukuri umwana wo muri primaire mu wa gatandatu ahantu wabaye imfura kandi n'ubu ngubu ntiwabe wibaza hari amakosa dukora ababyeyi sibyo mufite abana dufite abana n'abadukurikiye bafite abana bafite abana hari amakosa dukora ibyo utwo tuntu twose twagiye tunyuramo tukiri bato wabibonaho umwana wawe ukumva inka yacitse amabere kandi ni etape abana ugakubita umwana no kumugira inama urabyumva ariko unibuka ko ari etape umwana ari kunyuramo nawe wanyuzemo urumva kumva ko ari ibintu wakoze kumva ko ari ibintu nk'ubu rero nk'ubu ufite akana gato sibyo kiga muri deuxième maternelle iyo ngiye ku ishuri ushobora kumbwira ati dati dore suhuza kariya gakobwa kariya n'agashiri kanje mu ikosa ntakora nanjye ndibuka ko ibyo bintu nanjye nkiri muto nanjye wari ugiye no gukora agapapa nateye agapapa wateye agapapa rero hari ibintu dukwiye ku umuntu akamenya ko mu mikurire y'umwana hari ibintu na cyane ko buriya abana ni isheri yo ku munwa ariko ubu bisigaye biba bikaze kubera iterambere birakaze nako simbesha ubu ngubu ntabwo bikimeze nka kera byarahindutse twebwe se nta matelefone yari ahari numva twebwe urumva ko ari kwandika utwo turetere ukagashyira muri kuvertire y'ikayi wareba nawe ukazakwisanga ari mwarimu gasoma cyangwa hariho nawe ntazanakabone nabyo birashoboka cyangwa bakagafata bakagira bakaguseka abandi bana cyane ese ubundi wowe ko nzi ko dushobora kuba twize no mu myaka ishobora kuba muri generasiyo zimwe ubu ibyo ntabwo byakubayeho urabivuze ngewe biransetsa mu wa kabiri primaire nigishijwe na mama wanjye umbyara nigishwa na mama wanjye uwa kabiri wundi wari ufitwe na marene uwo musaza wanjye noneho rero umuntu umwe rwose ntari buvuge izina wa mugani wawe simuvuze izina twariganaga tamukomeretse nawe yaseka ahubwo nawe yaseka nyine aranyandikira rero ambwira ko ankunda nyine by'abana nyine nk'uko wabivugaga aranyandikira ku gapapa noneho arakamba we yarakampereje tuvuye muri siporo akampereje rero naragasomye ntibonaho ijambo ndagukunda nararize koko nararize urabivuze ndabyibuka nararize ndangije mpita ngashyira mama mbaza ngo nagashyiriye mama ari kumwe nande nagashyiriye mama ari kumwe na mwarimu wo mu wa mbere n'abarimu babiri bo mu wa mbere n'uwo mwarimukazi wundi wari marene wa musaza wanjye yigishaga mu wundi wa kabiri hari muri make barabarimo nka batanu ndarira koko ndiruka nkakira mama ndira ariko amarira menshi cyane barasoma noneho baramuhamagara uwo mwana baramuhamagara bati Renate ngwino hano ati ibintu niwe wabyanditse ngo ni njyewe none se wabyandikiye nde ngo ndimo mbibwira nyine ngo ndimo mbibwira uwizeye yanyitaga uwizeye nyine nandikiye uwizeye nyine baramuganiriza sinibuka ibintu bindi bamubwiye icyo nzi nuko narize umva nararize niriza umunsi
nyuma nyine groupe byaje kurangira ariko iyo umuntu nyine akiri muto aca mu tuntu twinshi ubaza ukuntu warigijwe nuko bakubwiye ngo ndagukunda wumve ngo sinibuka n'amagambo yari yakurikijeho icyo nzi uko iryo jambo rariso hako disi abana b'abakobwa ni byiza muri iyo myaka guhita babibwira mama akasonde ubwo sinabimubwire tugeze mu rugo nuko nari nkiri muto byiza kuba ari nk'ubu ariko ubikora gute ari nk'ubu ngubu kugira tumenye diferanse iri hagati nyine yakera nkiri muto n'aka kanya aka kanya ni uburenganzira bw'umuntu kuba yakubwira ko agukunda yego kubera ko reka tuvuge ngo amarangamutima y'umuntu yubahwe umuntu ashaka kureba kumva aragukunze kuba umuntu yagukunda biratandukanye umuntu ashaka gukunda voice ijwi ryawe ashaka gukunda face yawe ashobora gukunda uburyo wambara ashaka gukunda uko usa nyine wenda kugereranya na runaka wenda akunda cyangwa yakunze ashobora gukunda uko ugenda intambuko yawe nyine akumva arabigukundiye style yawe akazi ukora si byose umuntu nyine gukunda biri mu ntuze nuko nyine twebwe tukiri batoya iyo yakubwira ko agukunda ntabwo ibyo bindi wabitekerezaga wari muto wari umwana ntabwo ibyo bindi wabitekerezaga ngo ugende ushyira mu byiciro urwo rukundo urebe muri make icyo yashatse kukubwira aka kanya rero ubwo umuntu ashobora kugukunda nabwo bitewe n'ikintu runaka kimwe nuko ashobora no kugukunda agukunze kuko uri wowe nta kindi kibyishe inyuma gusa aragukunda ahubwo nibwira ko umuntu yakubwiye ko agukunda ushaka kumubaza ati nkundira iki ushobora kumushimira kubera ko ayo ni amarangamutima y'umuntu wowe ubwawe wowe nyiri gukundwa ni wowe ushobora kugira uko byitwaramo bitewe n'icyo yagukundiye akubwira ati wambara neza ati merci urakoze nese ubundi wabirenzaho iki ntacyo noneho hari n'uwagukunda ashaka kumukomezanya ubuzima bw'urugendo ruri hano imbere bitewe n'ikigero arimo inkundo rero zigiye zifite ibyiciro bitandukanye njye niko byumva aka kanya rero wambwira ko ankunda ntabwo warira ntabirenza ntabwo najya kumurega wambwira ko ankunda ntabwo namurega ahubwo noneho namazane se ni iki kintu nkundira uramubaza akakingira uramubaza sorte d'amour kwanza nshobora no kutanabimubaza reka nshobora no kutanabimubaza ibyo ari byo byose umuntu akubwiye ko agukunda wamubwira murakoze n'isundi kindi warenzaho ni iki mu by'ukuri mu muco wa kinyarwanda habamo gushimira ntabwo umuntu yakubwira ngo aragukunda kumutera amabuye cyangwa umutwe ku musozi si byose cyase ngo ujye muri rimbo niba gukunda nyine ubwo hari icyo gukundira arakoze ageze neza ko gukunda umuntu nyine agukunda ntabirenze nta kandi gakoryo wibuka kera ukiri muto wibuka njyewe se tuzagenda tuza nkako sinakibuka ukuntu banyandikiye nkajya kurega hari umunsi wose ari iki kiganiro ndaza kukimusharinga byibuke hari akandi kandi nibutse ababyeyi bubahwe njyewe na petit frere ni bucura nibo wa nyuma dukurikirana noneho hari ukuntu mama yadutetesha hari ukuntu twakunda ubugari dukunda ubugari bateka ibi biryo bya kinyarwanda ibijumba imyumbati twebwe amateke ibihaza twebwe bikaba bizwi ko badutekera ubugari noneho umunsi umwe nibaza ko mama hageze igihe bikumva nyine biramurambira akavuga ati nibatabirya babyihorera tuvuye ku ishuri dusanga yatetse bya bindi tutarya tutakunda ariko twari twiteze ko tuza gusanga yadutekeye ubugari twahita twivumbura twahita tugenda kuryama ntabwo ngo turasubira ku ishuri ari uko turiye ubugari sha umunsi umwe aratwihorera nicyo cyabashobora ibintu byatubayeho ugahita ugenda ukabyuka ugahita ufata nk'ikijumba kimwe kugira ngo ntaze kumenya ko no kurya wariyeho
kandi mutabirya tutabirya tugenda ugafata nibuka icyo gihe yaratwihoreye ahita agenda ajya guhinga aratwihorera turategereza ko yakwibwiriza agasonga ubugari waba muraheba duhita tujya inama tuti rero tubyuke ntabwo twasubira ku ishuri gake gake ntabwo twasubira ku ishuri tutarihiye noneho dufate ikijumba kimwe kimwe turye nyine inzara ikatwishe duhita tubyuka tugafata ikijumba kimwe tukarya tugahita dusubira mu buriri dusubira ku ishuri tukavuga tuti noneho urumva twagiye ku ishuri tutariye urumva banze kudutekera ubugari kandi deje ikijumba twakiriye ababyeyi nibo ahubwo ntiyasanze byashizemo twafashe kimwe gituma igifu kitakurya kandi mutarya ibijumba kandi tutarya ibijumba umva ukuntu bisekeje birashekeje kabisa ababyeyi rero bubahwe bahura n'utuntu twinshi hari ikintu umenyereza umwana shamana ubu ngubu nibwo rero umaze kuba umubyeyi nibwo mbibona nkahita nibuka ukiri muto ukuntu niteteshwa nkavuga ko ntarya ibijumba bagahita bateka ubugari babireka kubuteka nkahita njya gufata ikijumba kimwe kandi ntabirya kugira batabimenya Alex mwakoze kuza reka tubashimire twongere dushimire cyane abakunzi bacu kuri Tendeza Online twongere tubabwira ko inkunga yanyu iracyakenewe abatarakora subscribe muyikore muduhe like mukore share mukore na comment hanyuma naho utaha hanyuma rero tutarasoza nanone neza twongere tubwire utese Alex ubundi mu buzima busanzwe Alex ni muntu ki okay Alex ndi umupapa yego w'umugore umwe uri papa w'umugore ndi umupapa ufite umugore umwe n'abana babiri b'abahungu ibyo bintu barabikunda n'abana babiri b'abahungu ndi n'umukristo ukunda Imana asengera mu ishengero rya ADEPR yego ibyo nkora nambika abageni dukora n'amadecoration kandi tubikora neza ahubwo abakunzi abantu bafite amakwe bazaduha akazi tuzabibakorera neza twambika abageni dukora n'amadecoration tukaba dukorera mu isoko rya Nyarugenge muri etage ya kabiri F272 babyumvise abafite amakwe abafite ama-event atandukanye gutera ivi ariko n'utatera ivi na babandi bazibambika bahagaze cyangwa hagatera nuko nyine nabonye abantu benshi urazi ko badahuriza ku kintu cyo gutera ivi ariko donc ama mariage civile ama blood shower ibintu byose ibintu byose bikeneye decoration bikeneye kwambara neza ibyo dukora bahumvise muri F272 mu isoko rya Nyarugenge yego murakoze cyane turabashimiye mwese rero reka tubabwire ngo iki kiganiro muzajya mukibona kuwa kabiri kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu nibwo tuzajya tubaha ibiganiro bishyashya hanyuma muduhe ibitekerezo mushobora kutwandikira kuri telefone nimero yanjye iriho mushobora kunyandikira kuri WhatsApp message isanzwe mushobora kumpamagara mushobora kwandika kuri email yanjye kuri uwizeyitendeza@gmail.com biremewe hanyuma ndabashimiye mwese kandi mbabwira ngo ndabakunda murabo kutabura mu buzima bwanjye Imana ibaha umugisha.